Mwaramutse neza igitondo cyiza none ikiganiro ni Nkomate nkuko bisanzwe. Reka dusenge hanyuma dusome ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Mwami mwiza, turagushima cyane ko abanye natwe mu ijoro ryakeye, tukaba turamutse turi bazima dushima izina ryawe habwa icyubahiro. Tweretse uyu munsi wose tugiye kwinjiramo dukora imirimo yawe, tujya ahantu hatandukanye, dukora udukorwa dutandukanye cyangwa se tunini. Turakwinze kugira ngo ubane natwe mu byo turi buze kuba turimo byose, uturinde, urinde abacu, urinde imiryango yacu, kandi ijambo rya tugiye gusoma mu gitondo duhumekemo kugira ngo bitubere ijambo rikomeza imitima yacu kandi ridushoboza gufata ingamba nziza zituma turushaho gusa nawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ikiganiro Nkomate nk'uko bisanzwe, uyu munsi mu ijambo turi gusoma muri iki gitondo riri mu Bagalatiya ibice 3 duhere ku murongo waho wa 2. Ibi byo ni byo nshaka ko mumbwira: mbese imirimo itegetswe n'amategeko niyo yabahesheje umwuka, cyangwa se nuko mwumvise mu kwizera? Murabapfapfa mutyo, mwatangiye iby'umwuka none mubiherukije iby'umubiri. Ya mibabaro myinshi mwayibabarijwe ubusa, nibariye ubusa koko? Mbese ibaha umwuka igakora ibitangaza muri mwe, bikoreshwa nuko mukora imirimo itegetswe n'amategeko, cyangwa nuko mwumvise mu kwizera? Nk'uko Aburahamu yizeye Imana bikamuhanirizwa no gukiranuka, mumenye yuko ari nako abiringira kwizera ari bo bana ba Aburahamu. Kandi ibyanditswe byamenye bitaraba yuko Imana izatsindishije abanyamahanga kuko bizeye. Bibwira Aburahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba biti: muri wowe nimo amahanga yose azaherwa umugisha. Nuko abiringira kwizera bahana umugisha na Aburahamu wizeraga. Amen. Umunsi nifuje ko tujya kugaruka ku mpamvu yo guhamagarwa kwacu, tugatekereza ku murimo ukomeye Kristo yakoze kubwo igitambo kizima yatambwe kubwe, akatwitambira kugira ngo twebwe abari bagiye kurimbuka tubone ubugingo buhoraho. Pawulo yandikira Abagalatiya bisa nkaho Abagalatiya batangiye kwibagirwa icyo kintu, batangiye kureba ibindi bintu bakaba ari byo baboneramo gukira kwabo. Hanyuma Pawulo arabahoninga, arababwira ati: ese mwibwira ko iyo mirimo yanyu ariyo yababatuye? Mwibwira ko ibyo bikorwa byiza mukora n'iyo mirimo itegetswe n'amategeko mu idini yanyu mukora ariyo yababatuye? Aba asa nk'ubahoninga, arababwira ati: oya, mwibuke ko twakijweho ubwo kwizera, ndetse ngo uko kwizera ngo kwaje no muri Aburahamu. Abwirwa ijambo yuko muri we arimo amahanga yose azabonerwamo umugisha, twebwe abanyamahanga tutaragerwaho n'ubutumwa bwiza, ariko iryo jambo risohora kuri Aburahamu. Uyu munsi ndagira ngo twongere dutekereze cyane ku ijambo ryo kwizera. Iryo jambo kandi ridushoboze gukomeza twiringiye rwose ko iby'Imana yavuze izabikora. Aburahamu abwirwa rya jambo, nibwira ko nawe atatekereza ko igihe kimwe ubutumwa bwiza buzaguka bukagikwirakwira amahanga yose, bukava ku bwoko bwa Isirayeli nyirizina bukajya no mu yandi moko ku isi hose. Uyu munsi ubutumwa bwiza buravugwa ahantu hose, ijambo ry'Imana ryarasohoye, uko Imana yabwiye Aburahamu ngo muri wowe nimo amahanga yose azahererwa umugisha. Kandi nta muntu utizera ushobora kunezeza Imana. Ibindi byanditswe no kwatubwira ngo utizera ntabasha kunezeza Imana. Kandi iyo wizeye nawe uba uri umwuzukuru wa Aburahamu kubwo kwizera, kandi ugasingira amasezerano yose Aburahamu yahawe kubwo kwizera. Ndagusabira cyane muri iki gitondo kugira ngo nawe wongere kuzamura kwizera kwawe. Ndabizi hari igihe amasezerano y'abantu agenda atinda, cyangwa se ukabona beaucoup de fois cyangwa inshuro nyinshi ntabwo bibangukiye mu mwanya wifuza ko biziramo igihe wabishakaga. Ari igihe umuntu asenga akabona ibyenda gusa n'ibyo yasengeye, akavuga ati maybe biriya nibyo Imana igiye kumara, ugasanga ntabwo ari ibyo Imana igiye guha. Ubwo uko gutegereza umutima ukagenda usa nkaho ugenda ucika intege, kubera ko ibyo wumvaga ugiye gusingira ntabwo bisingiye muri uwo munota. Ariko njya nkubwire ngo Imana ntabwo ibeshya, Imana ntabwo ibeshya. Ntabwo ushobora kuvuga ijambo ryayo ngo rigwe hasi
gusa ibyo yavuze no kubisoza izabisoza. Ibyo yasezeranyije Aburahamu byose arabimukoreye, natwe nta kabuza ibyo yadusezeranyije byose izabidukorera. Ntimwirengagize imibabaro mwanyuzemo, uko Pawulo abwira Abagalatiya avuga ati mwirengagije imibabaro yose mwanyuzemo, byose mubigize impfabusa. Nawe ntiwirengagize umubabaro wose wanyuzemo, ntiwirengagize intambara warwanya ukazitsinda. Uyu munsi zose z'impfabusa bwo kuva mu kwizera. Komeza wizere kandi ntushidikanye. Hari igihe usanga twanyuze mu bihe bigoranye cyane kandi tukabinyuramo rwose dutyaye, tukabinyuramo twemye, Satani ntadufate, ntatubohe. Ntabwo uyu munsi ngo dutegereje amasezerano y'ibyiza, ariko Satani yatubohesha ingoyi ze kugira ngo atuze gusatira ubwiza tubonera muri Kristo Yesu. Ndagusabira cyane mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ugirirwe neza muri uko gutegerezanya amatsiko menshi amasezerano y'Imana yavuganye nawe ku buzima bwawe, ku bana bawe, ku muryango wawe n'ibindi byose byiza Imana yagiye ivugana nawe. Ndagusabye kugira ngo ubitegereze mu kwizera, kuko kwizera kwacu kuturemera ibijyanye no kwizera kwacu kungana. Ndagusabye kugira ngo uyu munsi tukiri mu kwezi kwa 11, turimo dusatira ukwezi kwa 12 kugira mu mwaka tuwusoze. Ndagusabye kugira ngo urusheho kwizera. Imana ntibeshya. Imana ibyo yagusezeranye ishobora no kubikora ku munota wa nyuma, ishobora no kubikora ku munsi wa nyuma w'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2022. Ndagusabye kugira ngo we kumva ucitse intege, ahubwo usubizwemo imbaraga kandi ukomeze urwaye intambara nziza. Ntutesha agaciro ingamba wagiye utsinda, ntutesha agaciro ibibazo by'ubuzima wagiye unyuramo kandi ukabinyuramo neza, ahubwo byose bikubera inkomezi kandi bikubera impamvu yo gukomeza kwizera. Ugire umunsi mwiza. Kristo aragukunda kandi ukomeze kuba mu mwanya umwe wo gutegerezanya amatsiko ibyo Kristo yiteguye kukugirira, kandi ni vuba, ntabwo ari kera. Mana, turagushimiye cyane kuri Mana yacu dukunda, kandi tugushimiye cyane ko ari wowe kwizera kwacu. Utakwizera ntabwo ashobora kunezeza. Naho tugusabye kugira ngo tugire neza, utwigishe, dushoboze tube mu mwanya umwe wo gukunda no kugukorera. Byiza byose bituruka mu bushake bwawe biduhera ubuntu. Uyu munsi tubize mu biganza byawe, tugendane nawe, dukore ibituma izina ryawe rihabwa icyubahiro, kandi ukomeze kuduha imbaraga igihe tugitegereje ibyiza byose wavuganye natwe kandi binyuze mu ijambo ryawe. Bana natwe ushoboze abagukunda bose kugenda bafite ubuhamya bwiza, kandi abafite intege nke ukomeze kubakomeza no kubahagurutsa, kugira ngo twese hamwe nk'umukumbi wawe wawironkeye binyuze mu maraso y'igiciro cyinshi y'umwana ukunda, twese dukomeze guhuriza hamwe imitima, kugira ngo nk'uko ijambo ryawe tubwira nidusaba twumvirwe, kandi ku munsi w'amakuba yacu nidutaka umanukire kudutabara. Niba natwe rero kandi tugire neza muri uyu munsi, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Mugire umunsi mwiza, kandi niba uzajya wumva message ikuryoheye ujye uyisangiza mugenzi wawe. Bye bye.